Murakaza neza. Uyu munsi tugiye kurebera hamwe imyitozo y'umubiri yoroshye yagufasha gukontorora umubiri wawe n'ibitekerezo. Uramenya impamvu ikomeye ituma gukora imyitozo ngororamubiri ari ingenzi. Turakwereka imyitozo yagufasha gukangura imbaraga z'umubiri wawe. Ngewe mwumva ni Hakorimana Eliel, ndakwibutsa gukora subscribe. Imyitozo ngororamubiri ifite akamaro gakomeye mu buzima bwacu, haba mu buryo buri fiziki, imikorere ndetse n'imiterere y'umubiri wacu, ndetse no mu buryo buri mentale, imitekerereze, imikorere y'ubwonko ndetse n'ibyiyumvo byacu mu mubiri. Ubusanzwe umubiri wacu waremwe ugenewe gukora, kuko iyo ibice byawo byose biri gukora biwufasha koroshya circulation d'énergie, circulation y'imbaraga, imbaraga z'ubuzima cyangwa ubugingo. Izi mbaraga zikwira umubiri wose ku buryo bworoshye. Ibi kandi bigafasha umubiri gusohora imyanda ndetse no kwirinda indwara zitandukanye. Turi kuba mu gihe abantu benshi imirimo bakora ibasaba kuba ahantu hamwe cyangwa guhora muri pozisiyo zimwe amasaha menshi. Ibi rero bifite ingaruka ku mubiri wacu. Umubiri ni nk'uruganda. Ubayeho utabona uburyo usohora imyanda, activite mu bice bimwe na bimwe by'umubiri zirahagarara. Bikongera ibyago byo kuvuka kw'indwara, cyane cyane indwara zitandura nk'indwara z'umutima, diyabete cyangwa kanseri n'izindi. Ni ngombwa kugira umwanya w'imyitozo ngororamubiri kugira ngo twirinde ibyo bibazo byose. Imyitozo ngororamubiri ni myinshi cyane, ariko twabatoranirije iy'ingenzi yoroshye itagusaba umwanya cyangwa imbaraga nyinshi, kandi ikagufasha kuruhura umubiri wawe ndetse ikaguha amahirwe yo kugera ku musaruro mwiza. Ndibutsa wowe unkurikiye ko gukora imyitozo y'umubiri bidasaba kwivunagura. Ntabwo bisaba gukoresha imbaraga nyinshi. Si ngombwa kumva ko uzakora imyitozo y'umubiri wagiye muri gym cyangwa kwirukanka, kuko hari abantu bahora bari busy batabona uwo mwanya. Niba uri muri abo ngabo ntuhangayike, kuko hari imyitozo wakorera iwawe bitanagusabye gusohoka mu cyumba cyawe. Imyitozo myiza ni imyitozo ukora witonze, utuje, ndetse ubwonko bwawe bukurikira neza muvoma za buri gice cy'umubiri wawe. Iyi myitozo ikozwe gutya imenyerewe ku izina rya yoga. Yoga bivuze connection hagati y'umubiri ndetse n'ubwonko. Ibi kandi bigafasha mu cyo twita personal development, kuzamura urugero rwawe rw'ubumuntu, urugero rw'ubushobozi bwawe muri rusange, kuzamura urugero rwa concentration, uburyo ushyira umutima ku byo ukora. Ibi bikagufasha kuzamura urugero rw'ibyishimo n'umusaruro mu mirimo yawe ukora ya buri munsi. Ikabifasha uyikora kugabanya stress, kugabanya uburibwe bw'umubiri, kuzamura ubwiza bw'umubiri, kongera ubushobozi bwo gukoresha umubiri, ndetse no kugabanya ibyago byo kuvunagurika mu ngingo. Mu bijyanye n'imbaraga, twavuze ko ibintu byose bibaho, ibiboneka n'ibitaboneka, biremwe mu mbaraga. Natwe abantu tugizwe n'imbaraga, ariko twebwe dutandukanye n'ibindi biremwa byose, kuko twebwe dufite ubushobozi bwo guhindagurika mu mbaraga. Mu yandi magambo, we are like devices to control energy. Kugira ngo tubyumve neza, energy irangwa n'igipimo cya vibration. Every energy is characterized by its frequency of vibration. Twebwe abantu rero izi vibration frequencies dufite ubushobozi bwo kuzihindagura kandi ku bushake bwacu.
ubu bushobozi umuntu abuhabwa n'uburyo systeme nerve yacu yubatsemo. Systeme y'ubwonko bwacu igira centre ariyo twita brain cyangwa cerveau, hakanabaho n'icyo twita peripheral nervous system igizwe n'inzira nyinshi wagereranya n'imigozi y'amashanyarazi. Izo nzira zikaba zifasha mu gutwara amakuru ava cyangwa agana muri centre y'ubwonko. Aya makuru aba yuzuye komande ubwonko butanga ku bice bitandukanye by'umubiri, ndetse n'amakuru aturuka muri ibyo bice agaragaza imimerere yabyo, ndetse n'amakuru aturuka muri sanse z'umubiri wacu zose uko ari 5. Izo sanse ni amaso, amatwi, ururimi, amazuru ndetse n'uruhu. Izi nzira z'ubwonko rero uko zikora uwo murimo ni nabwo buryo imbaraga vital energy zizenguruka mu ngingo zose z'umubiri wacu, muri buri serire y'umubiri. Izi nzira zigira amahuriro cyangwa amapfundo menshi mu bice bitandukanye by'umubiri, ariyo turajya twita plexus, aho imbaraga zihurizwa mbere yo gukwira mu bice byose by'umubiri. Izi mbaraga tuvuga nizo zitwa vital energy, imbaraga z'ubuzima cyangwa ubugingo tubivuze neza mu Kinyarwanda. Izi mbaraga z'ubuzima kugira ngo umuntu abe ari muzima byuzuye zigomba kuba zigera mu rugingo rwose rw'umubiri wacu, kandi bibishoboka gusa iyo za plexus cyangwa ya mahuriro y'izi mbaraga ari active cyangwa afite ubushobozi bwo gukora neza. Imyitozo ngororamubiri rero nicyo imaze ku mubiri wacu, kuko buri plexus cyangwa ihuriro ryose rigira ubwoko bwihariye bw'imyitozo irikangura bitewe n'igice cy'umubiri iyo plexus iherereyemo. Niyo mpamvu yoga igira poses nyinshi bitewe n'igice cy'umubiri ukeneye gukangura. Nk'uko twabivuze, umubiri wacu ugira plexus nyinshi, ariko hari iz'ingenzi 7 zizwi ku izina rya chakra. Buri yose ikaba igira imyitozo yihariye iyifasha gukanguka no gukora neza. Iyi myitozo iroroshye cyane, ariko kugira ngo ubone umusaruro ukwiye ni ngombwa guhozaho, kuko murabizi umubiri ukenera kwitabwaho buri munsi. Ni ngombwa ko ubigira umuco kugira ngo umubiri wawe uhore ukora neza muri rusange. Ni byiza kuyikora utuje, witonze, ugaha umwanya ubwonko bwawe bugakurikira muvoma yose ya buri gice ukoresha, kuko ibi bituma uruhuka bihagije kandi bikanazamura ubushobozi bwa concentration y'ubwonko bwawe. Izi chakra buri yose iyo ikora neza igira ubushobozi bw'umubiri ifasha umuntu gukoresha mu buryo bwuzuye. Kuzikangura bizagufasha gukura haba mu buryo bw'umwuka ndetse n'ubushobozi bw'umubiri wawe buziyongera. Kuri iyi shusho mubona hariho amapuwe 7 uhereye hasi turabara chakra ya mbere, iya kabiri uzamuka hejuru kugeza kuri chakra ya nyuma hejuru y'umutwe ariyo ya 7. Tugiye kuvuga buri chakra yose, umumaro wayo, ikimaze, ndetse tunagaragaze imwe mu myitozo ishobora gukangura iyo chakra. Turahera kuri chakra ya mbere yitwa root chakra. Iyi chakra iyikora neza ituma twumva dutekanye mu buzima, ituma twumva dufite uburinzi. Imyitozo yikangura harimo uyu muri kubona kuri iyi shusho, easy sitting pose. Wicaye neza hasi ku itapi itanepa, ukanyuranya amaguru, umugongo wawe ugororotse neza. Iyi ni pose yoroshye cyane, ikoreshwa cyane muri meditation no mu buryo bwo kuruhuka cyangwa relaxation.
Iyo wicaye gutya bigufasha guhumeka mu buryo bwuzuye, haba mu kwinjiza umwuka ndetse no kuwusohora. Iyo wicaye gutya, turabizi ko iyo duhumeka tubona mu nda haguka. Ibihaha uko byuzura umwuka bisunika diaphragme, nayo igasunika inyama zo mu nda, bigatuma mu nda yacu haguka. Iyo wicaye gutya rero, mu nda haba harimo umwanya uhagije ku buryo inyama zawe zo mu nda ziba zifite uburyo bworoshye bwo gukora ziriya muvoma. Iyi pose ikaba ibereye abantu bose n'imimerere waba urimo yose. Funga amaso yawe, wemerere umubiri wawe gufiringa isi iri munsi yawe. Ubumbye umunwa wawe udakoresheje imbaraga. Injiza umwuka n'amazuru witonze mu buryo wumva bukoroheye. Mu bitekerezo byawe wumve ko uri kwinjiza imbaraga muri wowe. Ufata umwuka gatoya ku gipimo wumva kikoroheye. Sohora umwuka witonze ukurikira muvoma z'umukondo wawe. Emerera umubiri wawe wose kuruhuka, urekure ibintu byose, wemere kuba wowe ubwawe. Ugisohora umwuka, reka inda yawe igumeyo gatoya ku gipimo wumva kitakubangamira. Ubikora inshuro nyinshi bitewe n'uburyo wumva bugufasha. Uyu mwitozo ukurikira witwa standing forward bend. Urawubona ku ishusho. Hari n'uyu mwitozo wundi witwa shoulder pose cyangwa position d'épaule. Izi pose zombi zigufasha gukaruma ibitekerezo mu gihe wumva udatekanye mu mutwe. Bikanafasha kurambura umugongo. Abantu batamenyereye imyitozo, icyiza utangira ugerageza kunama, ukagerageza gukora ku mano yawe, amaguru arambuye neza. Mwibutse ko umwitozo wose hari igihe udahita ubasha kuwukora neza. Iyo ugitangira, ugenda ugerageza gahoro gahoro kuzageza ku rwego ubikora neza. Hagakurikiraho uyu mwitozo wa wide legged forward fold. Uyu mwitozo nawo wenda gusa niyo hejuru. Cyo bitandukaniyeho no kutandukanya amaguru ku gipimo kitakugoye rwose. Ugenda ubigerageza ukurikije uburyo butakubangamira. Uko ubikora kenshi ugera ku rwego ubiperforminga ku buryo bwuzuye. Tugeze kuri chakra ya kabiri, sacral chakra. Iyi chakra ikora neza, iyobora ibijyanye n'ubuvumbuzi, ibyishimo, amarangamutima ndetse n'imyitwarire mu bijyanye na sexuality. Ikangurwa na easy sitting pose twayivuze haruguru, uri kuyibona hano. Igakangurwa kandi na cat cow pose, nayo uri kuyibona uburyo ikorwamo. Iyi ni pose irambura umugongo n'ikibuno, miskere z'umubiri zose, ndetse igafungura igituza n'ibihaha. Igabanya uburibwe bw'umugongo, yongera flexibility kandi irwanya stress. Nk'uko ureba uyu muntu, urapfukama ukarambika ibiganza byawe imbere yawe. Nyuma umanura umutwe, uzamura umugongo, ugahumeka usohora umwuka. Ku muvuduko ukunogeye, uramanura umugongo, uzamura umutwe, ari nako uhumeka winjiza umwuka. Ugakomeza usubiramo ukabikora inshuro ushaka.
hari n'uyu mwitozo wa standing forward bend hands. Uyu mwitozo ugamije kurambura umugongo, ugafasha no kugororoka mu ntege z'amaguru. Uwukora witonze, ukaguma muri iyo pose akanya bitewe n'ibigufasha, ukemerera umubiri wawe kuba relaxed, winjiza unasohora umwuka utuje witonze rwose. Tugeze kuri chakra ya gatatu yitwa solar plexus chakra. Iyi chakra iyo ikora neza igufasha kwigirira icyizere, kumva uri umunyembaraga, bikagufasha gutinyuka. Umwitozo wa mbere kuri iyi chakra ni cobra pose. Iyi pose urayibona yongera mobilite y'umugongo wawe, igakomeza miskile z'umugongo nayo kandi igabanya uburibwe bw'umugongo. Uryama wubitse inda nk'uko ubibona, ukarambika ibiganza munsi y'intugu zawe uhinnye inkokora, ukazamuka gake gake uzamura igice cy'imbere gusa, ubundi ukazamura umutwe winjiza umwuka ugerageza kureba hejuru, kamara y'akanya ukurikije uko wumva bitakubangamira. Uri kubireba neza. Tugeze ku mwitozo wundi forearm plank pose. Uyu wo uroroshye cyane nk'uko ubireba niko nawe ubikora, nta kindi usaba. Iyo uwukora icyo witaho nuko umutwe wawe ugomba kuba uri ku murongo umwe n'umugongo, ukamara igihe kirenga amasegonda 30 bitewe n'ubushobozi bwawe, ugenda uzamura igihe umara. Iyi pose ifasha umubiri wose gukomera, intugu, amaboko, igituza n'amaguru. Hakaza n'iyi pose ya corpse pose cyangwa pose y'umurambo mu kinyarwanda. Iyi iroroshye nk'uko bireba. Gukora uyu mwitozo bigusaba gushaka ahantu hatekanye kandi hatuje ubasha kurambika umugongo nta bintu bikubangamiye. Amaguru arambuye neza, ugashyira ibiganza ku mpande zawe bireba hasi cyangwa hejuru bitewe n'uburyo bukoroheye. Ukiyoroshya, ukareka kugira imbaraga ukoresha mu gice icyo ari cyo cyose, ugafunga amaso, ugahumeka n'amazuru winjiza umwuka unawusohora witonze. Mu bwonko bwawe ukumva ko uri kuruhura umubiri wawe uhereye ku birenge buri gice ugana ku mutwe. Shyira umutima ku buryo uhumeka, ureke kwita ku bitekerezo byawe, ukawukora byibura iminota 5. Tugeze kuri chakra ya kane yitwa heart chakra. Iyi chakra ikangura ubushobozi bwawe bwo gukunda no gukundwa, igufasha kwigirira icyizere n'imyitwarire mu bijyanye n'urukundo. Imyitozo igufasha gukangura iyi chakra harimo bridge pose. Urayibona, n'iyi nayo niyo, ndetse n'iriya. Uyikora mu buryo bukoroheye, ikomeza miskile z'amatako n'amaguru, igakomeza umugongo, igabanya ibibazo by'uburibwe mu mugongo, ikarambura igituza, inda ndetse n'intugu, yongera ubushobozi bwo guhumeka, ikanemprovinga posture, uburyo umubiri wawe uhagaze, forme y'umubiri wawe, igabanya stress, igafasha amaraso gutembera neza. Ni byinshi. Ndakwibutsa ko buri mwitozo ntabwo ugira umumaro kuri chakra imwe. Hari imyitozo iba ifite ubushobozi bwo gukora kugira avantage nyinshi ku mubiri. Niyo mpamvu hari aho uri kugenda ubona imyitozo igaruka. Reversal plank pose niyo tugezeho, uri kuyibona uburyo ikorwamo, nayo iroroshye rwose. Kuri iyi foto urabona ko igitandukanye no kuyambere nuko azamura akaguru, ariko ntabwo bikora wirukanka. Urazamura akaguru kamwe
ugaholdinga iyo pose mu gihe runaka, kakamanura kazamura n'akandi, kabikora muri ubwo buryo. Tugeze kuri chakra ya 5, throat chakra. Iyi izamura ubushobozi bwawe bwa communication, kuririmba ndetse no kubasha kuvuga neza mu ruhame. Iyi chakra ikangurwa na bridge pose, uri kuyibona no hejuru twari twayibonye. Igakangurwa na lion's breath, guhumeka nk'intare. Uri kubibona mu mafoto izi pose aba bantu bafite. Iyi lion's breath bivuze guhumeka nk'intare. Ushobora gukora iyi tekinike uhagaze cyangwa uri mu bundi buryo bukoroheye, ariko kuba muri izi pose impamvu arizo natoranije nuko zigufasha guhumeka neza. Umaze gufata pose ikoroheye ku buryo uhumeka neza, urinjiza umwuka n'amazuru, umunwa wawe ufunze birumvikana ariko uri relaxed. Mu kuwusohora urasama, ugasohora ururimi, ugasohora umwuka n'imbaraga, ukabikora inshuro ushaka. Uko wumva narindi gusohora umwuka niko nawe ubigenza. Ibindi bishobora kuactiva iyi chakra harimo kuririmba n'indi myitozo y'umuhogo ukoresha ijwi ryawe, cyangwa n'ibindi uko wowe ubyumva. Tugeze kuri chakra ya 6, third eye chakra. Iyi yongera ubushobozi bwo gushishoza no gusobanukirwa ibintu byose mu buryo bukoroheye. Ikaba ikangurwa na lion's breath twayivuze haruguru. Hakaza n'indi twita diaphragmatic breath. Ubu ni uburyo bwiza bwo guhumeka rwose. Urabona uyu muntu pose arimo, aricaye neza rwose muri ya easy sitting pose. Uyu mwitozo ukora wicaye nk'uko mubibona mu ifoto, ahantu hatuje hatari ibintu bikurangaza. Umugongo wawe ugororotse kandi utubitse umutwe. Ikiganza kimwe ukagishyira hagati y'amabere, ikindi ku nda yawe hejuru y'umukondo, uhumirije utuje, ugasohora umwuka n'umunwa wawe witonze utasamye, ukawinjiza ukoresha amazuru. Kwinjiza urumva, gusohora umwuka ukoresha umunwa ariko utasamye. Kuwinjiza ukoresha amazuru. Ukabikora inshuro nyinshi kandi ukurikira muvoma z'inda yawe. Mwibutse ko ni ugusohora umwuka, wakumva uwumazeyo ntabwo uhita wirukanka uwinjiza, urategereza gato cyane bitewe n'uburyo wumva utakubangamira. Kajya wawinjiza, kagenda ubikora rwose utekanye utuje bitewe n'uburyo wiyumva nawe, uburyo wumva buruhura umubiri wawe. Ushobora nanone kandi kugerageza meditation. Meditation yo tuzayivugaho birambuye muri video yayo, kuko ni ikintu cy'agaciro cyane. Abantu bakwiriye kuyimenya meditation. Icyitonderwa, iyi myitozo yo guhumeka ukwiriye kuyitaho cyane, kuko ushobora kuzajya uyikenera ukayifashisha hagati mu munsi, mu gihe uri nko muri office yawe cyangwa n'ahandi, igihe wumva biri ngombwa kongera imbaraga z'umubiri wawe, nk'igihe wumva uri drained mu buryo bw'imbaraga, wumva usa n'umuntu unaniwe cyangwa uri bored.
tugeze kuri shakira ya karindwi, crown chakra. Iyi shakira izamura imbaraga z'umwuka mu muntu, ikamuha ubushobozi bwo kuba ku gipimo cyo hejuru mu by'ubwenge no gukontorora ubuzima bw'umubiri n'umwuka. Imyitozo y'ikangura, umwitozo wa mbere ni corpse pose. Iyi twayivuze haruguru ariko uri kuyireba kuri iyi foto uburyo uyu muntu yayikozemo. Ni byiza kuryama ahantu hatanepa kandi haguha umutekano uhagije, ahantu uryama ukumva ufite security. Hagarika kugira imbaraga na nkeya ukoresha mu maboko cyangwa mu maguru, yareka amere uko ashaka. Reka umubiri wawe wose uruhuke, yewe no mu maso. Ugahumeka witonze, usohora umwuka unawinjiza ukoresha amazuru. Hagarika kwita ku bindi bitekerezo, gusa wite ku mubiri wawe n'uburyo uhumekamo. Mu gukora iyi myitozo kandi uburyo uhumekamo ni ingenzi. Ugomba kandi kwita mu buryo mu maso hawe hagaragaramo. Ugerageza gushyira ibyishimo mu isura yawe, ukagaragaza isura yishimye. Iyi myitozo mubonye niyo twabatoranirije y'ingenzi kandi yoroshye ku bantu bose. Niba wanyuzwe n'iyi video ukore subscribe, kandi niba ukeneye indi myitozo ubitumenyeshe muri comment, tuzabategurira indi video yisumbuyeho. Mu buzima busanzwe ni byiza kugena igihe cyo kwita ku mubiri wawe ndetse n'umwuka, cyane cyane mu gitondo ukibyuka. Ukwiye kubyuka kare, utarengeje byibura saa 12. Biba ari byiza iyo izuba rirashe wabyutse mu gitondo ugakora imyitozo nk'iyi ngiyi. Si ngombwa igihe kirekire, si na ngombwa gukora myinshi. Ibyo bigufasha gutangira umunsi wawe uri muri mood nziza, energy zisirikira neza mu buryo bukwiye mu maserire y'umubiri wawe yose. Bigufasha kandi gutangira umunsi ufite imbaraga, bikagufasha kugira umusaruro mwiza mu kazi ndetse bikakurinda no kunanirwa bikabije. Kandi iyo ufite mood nziza mu busanzwe ni ikimenyetso ko umubiri wawe wose uba uri gukora neza. Ni iby'agaciro cyane kwita ku mubiri wawe kandi igihe cyose ugakurikirana impinduka ugira mu buryo wiyumvamo. Ibi bizamura ubushobozi bw'ubwonko bwawe ndetse n'umubiri wawe, bikagufasha no kumenya uburyo ugomba kuyobora amarangamutima yawe. Murakoze cyane. Niba unyuzwe n'iyi video ukore subscribe, ukande na share. Murakoze cyane.